Shalom, njye kubasuhuza inshuti zanjye. Nari maze iminsi ntaboneka kubw'impamvu zitanturutseho, ariko nongeye kubasuhuza kandi nishimiye kongera kubona namwe kuri ino Cano ya Shilohbarakar. Imana iduhane umugisha, reka dutangire dusenga Imana. Ndagushimiye Uwiteka Imana yacu, ndakunezerewe kuko uri Imana igira neza, urera urakiranuka muri byose data. Ndagushima ko wandinze iminsi yose ishize, warandinze ungirira neza. Nongeye kugaragara kuri uno murongo nari maze igihe ntaboneka. Mu izina rya Uwiteka Mana ndagushimiye kuko ukwiriye ishimwe n'icyubahiro. Nuko ugaragara muri ino gahunda, unyobore kandi ungirire neza. Umuntu wese uzakurikira ikiganiro cyanjye uzamuha umugisha, kandi ukuri Imana iki kiganiro abantu bose bazajya bacyumva, bajye bungukiramo byinshi ndetse no gufashwa nacyo. Musenze nizeye mu izina rya Yesu murakoze, amen. Ndanezerewe cyane rero. Imana ni nziza, nemaze igihe ntaboneka kubw'impamvu zitankundutseho. Nagiye ngira uburwayi bugiye butandukanye nk'uko ubushize n'ubundi nabibabwiye, ariko nongeye kunezererwa n'Imana mu mutima wanjye ijya kugaragara kuri uno murongo. Natekereje muri ino minsi ni iki nshaka kuza kubaganiriza. Ni ukuri numvaga mbakumbuye kubasha kunkurikira nk'uko bisanzwe. Abantu bamwe na bamwe bajya bakunda kuvuga ati ko ikiganiro tutagiheruka, ariko uko bimeze kose ndacyavuga ku gaciro Imana yahaye umwana w'umuntu. Imana yamuha agaciro, nawe yamuha agaciro, nawe guha kandi rwose turaba agaciro imbere y'Imana. Imana nishimwe. Uno munsi natekereje ku gaciro, buryo ki Imana yatugiriye neza, tukabanza kugira ngo agaciro k'umwana w'umuntu byagahabwa gute. Ese ni gute njyewe nabasha kuguha agaciro cyangwa nawe ukampa agaciro? Natekereje ku buzima rero tugenda ducamo buri munsi, ntekereza ku bana, ntekereza ku bantu bakuru, ariko usanga n'abakera bagiye baheshana agaciro. Noneho wagera mu murimo w'Imana ugasanga ko hari n'abari baremeye kuwitangira kwata ibyo byose. Hari icyo twakora kugira ngo tugaragaze agaciro Imana yaduhaye. Ese ni gute wagaragaza agaciro Imana yaguhaye ukagaragariza mu mugenzi wawe? Ukagaragaza wa undi muturanye, wa undi mubana. Ibyo byose tugenda duhura n'abantu b'ingeri zitandukanye bo mu buryo butandukanye, ariko ibyo byose rero twese turaba agaciro imbere y'Imana. Nezerewe mu mutima wanjye no kumva ko twasangira ijambo ahantu ndi amateraniro asa nk'atamurika cyane, ariko ndagerageza kugira ngo hari some nubwo imirongo atari myinshi, ariko turafatanya. Turasoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 5, dusoma umurongo wa 9, ndaza no gusimbuka some no mu bice 6 umurongo wawo wa mbere. Turasoma ngo Petero n'izindi ntumwa barasubiza bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Imana nishimwe. Petero intumwa y'Imana nabo bari bari kumwe, babazwaga ibibazo runaka bagomba gusubiza. Noneho bashira amanga bati ibyo byose biza no kumvira Imana kuruta uko twakumvira abana b'abantu. Rero mwese nyine dukurikije agaciro Imana yaduhaye, hari ababiha agaciro, hari n'abatabiha agaciro. Ugasanga nk'imibiri Imana yatwambitse cyangwa ingingo Imana yaduhaye, turi kuzikoresha mu buryo butandukanye no kwihesha agaciro, cyangwa se natwe ubwacu ntiduheshane agaciro nk'uko Imana yakaduhaye. Imana nishimwe rero kuko mu gaciro Imana yaduhaye ni ukuri nta kiguzi igeze twaka. Niyo misano ushaka kujya gufasha mugenzi wawe, ukamwaka wenda ibiguzi runaka, ushaka kurwara ukajya kumusenya kubita ndashaka kunyishyura, ushaka kujya kumukora akazi runaka, wenda mu rugo ugiye kumuhote byose sinakagukorera ku busa, ariko nanone ugasanga ko hari n'uwo ushaka kwishyuza ikiguzi wenda atanafite. Ariko hari abari bakwiye ko batereka nanjye nkorera Imana, nkorera umugisha w'Imana kugira ngo nawe agaciro wumve ko kagufitiye akamaro muri wowe. Kuko ibyiza ni uko wakora icyaguhesha ingororano imbere y'Imana, kandi ukagihamya kubita ibyo byose ibintu ndi guhamya ni iby'ukuri. Imana rero nishimwe. Nkunda kuvuga kenshi ngo burya ntabwo utumvira umuntu utabona hafi, cyangwa utubaha umuntu utabona hafi, ntabwo ushaka kubaha Imana cyangwa uyumvire iri kure. Buryo wumvira Imana ukumva na wa wundi uciye bugufi uri hafi yawe. Njye narebaje mu mutima wanjye, se ni gute njyewe ntagaragaza agaciro imbere y'Imana muri njyewe nkurikije nabo tubana. Wenda hari igihe umuntu ayishaka kubivuga akihimbaza, cyangwa ukavuga wenda umuntu ntakwemere nk'uko uvuze nk'uko abishaka. Rimwe na rimwe dore ko ushaka kuvuga nk'ijambo runaka umuntu akaryumva ukundi, cyangwa se umuntu akakubaza ikibazo uyashimaze kwishakamo igisubizo.
ariko icy'ingenzi ni uko ngo dukora iby'Imana ishaka, ibinezeza Imana. Ni ukuri Uwiteka natugirire neza, nezere n'Imana mu mutima wanjye, Imana ni nziza. Reka twongere nanone dusome ku bice 6 umurongo wa mbere, avuga ngo nuko muri icyo gihe abigishwa babwira Abayuda b'Abagiriki atangira kwitotombera Abaheburayo, kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku ngero ry'iminsi yose. Ndakeka ko hano uko kwitotomba nyine kwabayeho. Titire y'ahangaha ivuga ni buryo ki mbese ngo abadiyakoni ba mbere bajyaga bitwara. Hari igihe njya nkunda kuba umuntu ashobora kuba urudiyakoni mu nzu y'Imana, urudiyakoni mu murimo w'Imana, ariko burya no mu rugo rwawe n'aho uri hose ushobora kuba umudiyakoni. Nuko umudiyakoni ni ukukora ibikorwa byiza, imirimo myiza. Umuntu akavuga ati hano impamvu ngo bageze igihe cyo kujya bitotomba bene bagira iki, ngo nuko ngo hari abacirwaga muri bo abapfakazi ngo bajyaga bacirwa mbese n'igaburo runaka, ingero runaka, tuvugane tugiranye n'igaburo, abantu hano bakaba barya, hakabaho abandi bacikanwa batabashe kubona. No muri iki gihe cya none kiriho. Hari igihe mushaka kuba ubana n'abantu mu itorero usengamo cyangwa aho uri, ugasanga urarya ariko hakaba wa mukene, wa mupfakazi, ya mfubyi iri hafi yawe itabasha kunikira, igacikanwa. Kandi mu by'ukuri muri nk'abantu bangahe mushobora gufatanya mu kuvuga reka kino gikorwa tugikore, natwe dukore umurimo mwiza wa kidiyakoni. Kudiyakona nuko muri minsi nanone bisa nk'ibyahindutse. Mu matorero amwe namwe ushaka gusanga ngo ngiye ngo kudiyakona no gutura amaturo gusa, cyangwa se no gusura abarwayi gusa, ariko ntabwo ushaka gusura n'umuntu ushonje nta kintu umushyiriye. Ndakeka ko atasigara anezerewe kumushyira ubuntu gusa bwo guseka, kandi burya umuntu aseka ari uko no mu nda hari ikirimo. Imana nitugirire neza. Ibi naje kubitekerezaho cyane, tekereza buryo ki abantu mu minsi ya none ubona bababaye, cyane cyane muri Afurika. Ubu ngubu ndi hanze, ntabwo ndi muri Afurika, ariko kenshi nkunda kubona nkabona abantu barababaye, abantu barashonje, abantu bararwaye, imfubyi zirahari, abapfakazi barahari. Ni ukuri ugasanga hari n'abo bita abatindi, abakene cyane. Hari igihe icyo bajya bavuga ngo nabatindi nyakurya, njye nkunda gutinya kuvuga iryo jambo, nubwo se birarigize, ariko ngiye mvuga ko ari abakene cyane. Ugasanga abo bantu mu by'ukuri hari igabo ryabacitse. Ushaka kumubwiriza ijambo ry'Imana kumva yafashwa, ariko ntabwo ushaka kujya kubwiriza umuntu waburaye, umuntu ufite umwana urimo kukwicira inzara isazi mu maso, umwana wabuze uko ajya ku ishuri. Mino minsi ari umuvandimwe umwe nigeze nganiriza, ambwira buryo ki afite ikibazo cy'umwana we wabuze uko ajya kwiga. Ni umwana ubana n'ubumuga, utaragize umugisha wo kuba nawe yabasha kujya mu ishuri. Ariko mu by'ukuri kuko nzi abo bana ikibazo baba bafite, numvise mugize nk'uwanjye, abana uyu mwana ari nk'uwanjye se, nubwo nta bana bato mino minsi mfite, ariko nabase ari nk'uno mwana ari nk'uwanjye, namukorera iki koko? Ese ari nk'uwewe wamukorera iki? Numva ngize inzara nyine, tavane hari ikindi kintu rero ngomba gukora. Reka navuga ngo mbazanire agashya wenda gasanzweho, agashya no kuvuga ngo ni agashya mbese ikintu kitari gisanzwe. Numvaga muri njyewe twagira inzara n'inyota, twagira ishyaka ryo kumva ko nimba ndi n'umudiyakoni, ne ko umudiyakoni gusa mu rusengero, ne ko umukozi w'Imana gusa hariya ndi, hahandi abo mbana nabo gusa, kuko hari n'abandi wenda ushaka kudiyakona, ariko ntugende kuri babandi bari bakeneye ubwo budiyakoni bwawe. Ntugire hahandi wa muntu wumva ko wakageza wakubigo kugira neza bakakugezeho. Ni ukuri kugira neza si uko tugira neza mu miryango gusa, tugira neza n'aho dutuye, tugira neza aho duca, tugira neza aho twirirwa. Njye babwira ni ukuri maze iminsi n'umva umubiri utamereye neza, ariko nababajwe cyane cyane n'abana bavukana ubumuga, n'abana b'imfubyi, abakeneye, abasaza. Ndabarira nsanga abo bantu bari bakwiye ubufasha, ariko ubwo bufasha njye sinabushobora njyenyine. Numvaga ino Cano ya Shilohbarakar munyemereye nk'inshuti zanjye, nk'abankurikira, twashyiraho gahunda yo kugira ngo dushake gufashanya, dufashe abababaye. Muze mumfashe dufashe abantu bababaye. Numva ko nkunze umurimo w'Imana, none ko nkunze umurimo w'Imana, nasake umuntu nta kintu mumariye. Imana nitugirire neza rero, duseka ariko tubigaragaze, kugira ngo ibyo dukora bibashe guhesha abandi umugisha. Numvaga natangira kujya nshyiraho gahunda zo gufasha abababaye, ababana n'ubumuga se tukaba twabishyurira amashuri, abana n'ubumuga se tukaba twabagurira imyambaro,
bakaba babona ibyo kurya. Hari igihe akenshi murazi ko akenshi umwana avutse mu muryango afite icyo kibazo, hari igihe umugabo n'umugore batandukana kubera iki, umugabo wenda akaba ati iwacu ntitubyara umwana umeze gutya, umugore ati reba ibyo nanjye ntabwo namuta, akemera akamufata kandi nta bushobozi afite. Mureke dufatikanye dufashe bagenzi bacu. We nimba ari ufite ukaba warariye, fasha mugenzi wawe. Nimba uyu mwana wawe umunsi yize ageze wenda muri secondaire muri university, fasha nawe utari wagira uburyo. Hari abana benshi mwe nabo bana bavukana ikibazo cyo kubana n'ubumuga. Hari igihe kera batanga ngo nibigorye, ariko burya nge naje gusanga nta muntu ukigoryo kuko nta muntu udafata. Burya umwana umwigishije ukamushyira mu ishuri arafata pe. Mumashino kwicyaka hamwe nkabanga nk'imiryango nkitana kubatereka no twifate, twebwe no dushaka umwarimu muri twebwe tujye tumwigisha twihembera umwana wacu. Kuko ari no mu mashuri usanga rimwe na rimwe wenda tishuri riruzuye ntitwamufata, ntiyamenya ntiyafata. Nta muntu udafata ubaho. Biterwa ahubwo n'uburyo ki mugomba kwigisha abo bana, mukabagenera umubare. Nimba mu ishuri harimo abana 30, abana mukabafata ari nka6, mukabafata ari nka7, mukabagenera umwarimu wo kujya abasha kubakurikira bikurikije n'igihe bagezemo. Sinzi niba turi kubyumva kimwe, ariko niba tutabyumva kimwe umbabare, kuko numvaga byose mu mutima wanjye. Numvaga nicyo twakora mwene bano bantu. Burya umubyeyi afite umwana ntajye kwiga, afata umwana wanjye ejo hiwe hazaba hameze gute? Oya nshuti yanjye, tekereza, uwo mwana ni nk'uwawe, we wumva wamumarira iki? Ufite umwana w'imfubyi wenda sari aho ngaho kuko adafite se ntafite nyina, ntushobora kwitira umwana akeneye ibura n'akenda ko kwambara, akeneye agakayi ko kujyana kwiga. Hari umwana ibyo aribyo byose ushobora guturanya n'umwana urakuvutse se wenda n'impunzi. Hari impunzi zihunga igihugu cyazo, ukaba uturanye n'umwana w'impunzi cyangwa se undi muntu wundi mukuru udafite uko agenza wabuze n'icyarya, ukaba wamucaho pe ugasanga wenda araho ngari gusa ukaba wamuseka. Cyangwa ukaba ufite nk'inote y'igihumbi ukamufuhereza ifaranga rimwe kweri. Ifaranga rimwe se ryamumarira iki? Rikuye mu gihumbi. Niba ntunamuhaye n'ijana. Mureke imirimo abakera batangiye gukora natwe tuyitangirireho, kuko niza tugaragaza ko turi abakozi b'Imana. Turi abakozi b'Imana kandi tunubaha Imana. Kumvira Imana no kuyubaha ni ibintu bibiri bitandukanye. Kumvira Imana no kuvuga ngo Imana nakubwiye umva, noneho nuyubaha nabwo uzakora icyo yakubwiye. Mureke rero twumvira Imana tunayubaha. Mureke nimba dukora umurimo w'ubuvugabutumwa w'ubudiyakoni, tudiyakore no mu baturanyi bacu, tudiyakore no mu ngo zacu. Ni ukuri pe. Tugeze mu minsi mibi, tugeze mu minsi iruhije, ariko byari binkure ngo ngewe nawe umurimo turi gukora muri no minsi ya none turi gukora gute? Njye njyanishwa nkumva hari se ndi umunyantege nkeya, ni ukuri, ariko icyo ningingira Imana uko yanyambika imbaraga, nawe ukazisaba tugafatanya. Ushaka kunyemerera uyu murimo wo kuba twatangira gushaka buryo ki twafasha mwene bano bantu bababaye, waza ukamfasha. Nimba umishyigikiye kuri Cano yanjye urashyiraho commentaire umbwira uti ndumva kino gitekerezo ari cyiza. Noneho ejo nintangira gukora inkuru runaka yo gufasha, ivugabutumwa byo nibisanzwe, ariko muri no minsi ya none nsigaye nkaho nsigaye mboneka gakeya ku kibazo, maze iminsi narasaraye, ijwi ryanjye ritameze neza, niyo mpamvu ntagikunda kuboneka cyane. Ariko uko bimeze kose nimumfashe dufatanye, dushaka abantu bafite ibibazo. Umuntu ashaka kuba ati buriya Valentine ubwo arimo kwikura buragiye ari gushaka amafaranga. Hari n'uwanga gutanga like, kandi tekereza no kuri like umpaye like ntabwo ni byiza bunteye inkunga, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ikintu bukuye mu mufuka, ahubwo ubunyeretse ko ufite umutima mwiza, umutima ko ati iki kintu yakoze nawe ni cyiza. Kino gitekerezo yazanye ni cyiza, twamufasha. Ni bandi bishime ko bafasha mu kino gitekerezo cyo kumva ko twafasha abantu bana bafite ubumuga, twafasha abantu bakecuru n'abasaza. Hano ndi nize ibintu by'abakecuru n'abasaza, ubuganga bujyanye n'iby'abakecuru n'abasaza, niga nanone ku bintu bijyanye n'abana bafukana ubumuga. Nasanze aba bana babakeneye ubufasha bukomeye cyane. Uyu mwana akeneye umuntu wo kumukinisha, umwana akeneye umuntu wo kumurisha, nabo usanga batazi kwirisha, barira mu masonde, abandi winjiza ikiko ukabona ntikigenda, ugomba kukigondeka ukuntu, biba bikenewe. Hari ubufasha bwinshi bagiye kuba bakenewe, kumuba hafi kugira ngo abone nimba ari aho ngaho umuntu waba umuri hafi n'ubwo yaba atazi kuvuga. Niko rero rwose imiryango ifite bano bana bakeneye abantu hafi yabo babakene, tubafashe, kuko usanga akenshi bababika mu nzu bakababika pe. Imana ishobora ko muri icyo gihe abantu banone basigaye barabashe kwiyakira, bakaba basohora abana babo bakagaragara, ariko naho batagaragara
bafata nimusohora hanze abantu barankora rw'amenyo, ariko burya nawe ni umuntu uretse ko ntawiha. Umunyarwanda bavuga ngo ntawiha, kuko Imana ikurema ntabwo wowe ubwawe muntu waremwe n'Imana kubw'agaciro yaguhaye, ntiwigeze uhitamo aho uzavukira, ntiwigeze uhitamo umubyeyi. Nubwo bamwe bavuka ugasanga bamwe baba barakuriye nko mu buzima bw'ubupfubyi, umuntu arakuze yamara gukura agakura muri ubwo bupfubyi, yajya no gushaka agashaka nabi, ugasanga agashatse umugabo ati wowe nawe rwose aho uturuka nta n'umubyeyi ugira, nta nubwo tuzi aho uvuka. Ariko mu by'ukuri burya umuntu agaha agaciro, ntabwo avuga ngo ntuzi aho hari aho wavuye nawe, kuko uva amaraso nk'ayo mugenzi wawe ngo ari kukunena, ari kukubwira, ari kugupfobya, kuko turaba agaciro imbere y'Imana. Ni ukuri mureke twishyiremo akanyabugabo, mureke twishyiremo imbaraga, twumve ko icyo Imana dushakaho ari uguhesha agaciro Imana yaduhaye. Dukundane, twubahane. Birababaje cyane ko muri iki gihe cyane no mu madini usanga abantu mukamusenga, ariko ugazasanga uyu munsi nibwo wavuye ku rusengero uzarukana na mugenzi wawe urya munsi mwagiye nyine ku rusengero, nta no guhamagara, nta no gusurana. Amatorero nk'ayo ngayo navuze ko nta mpamvu yo kuyasengeramo, ntacyo byaba bimariye Imana. Ahubwo ibyiza nuko wakiranuka, kuba uti mu nzu y'Imana aho ndi ndakiranukamo, ngire n'ukuntu rwo gukunda mugenzi wanjye, muhujwe n'ibyiza, muhujwe n'ijambo ry'Imana, muhujwe kuko mwamaze kumenya Imana kandi hari icyo Imana itwifuzaho. Njyewe nawe hari icyo Imana iri kutwifuzaho. Inkunga nkaye ni iyihe mugenzi wanjye? Ni iki wamfasha? Ndifuza ko wambwira hari aho nagutera inkunga tugakora uno murimo. Nimero yanjye ndumva igaragara kuri Cano yanjye ya Shilohbarakar. Wayicaho rwose ukambwira uti Valentine, iki ni igitekerezo cyiza, twabigenza gutya. Wowe ufite na idea ukaba wayimpa, kuko nasanze ko mu isi ntawigira, n'uwigira ejo ntabwo azi ko ngo bizacya bimeze gute. Njye akenshi njya mbabwiye ko nkiri umwana mutoya nakuriye mu buzima bw'ubupfubyi, ndazi ukuntu ubupfubyi bubabaza, ndazi ukuntu abantu bafite abana bamugaye cyangwa afite ubumuga abana nabwo ukuntu biba bimugoye. Ugasanga rimwe na rimwe yifuza nk'akagare aba yagenderaho, ashaka kujya ahantu mu isoko akaba atakwikura mu nzu, ariko agafite akaba yagasunika akabasha kugera aho abashe kujya. Ni ukuri mureke dufashe mwe n'abo bantu. Numvishije uno munsi rwose numva ari gututumba bitutumba, abantu upfa ko uyu munsi mbivuga. Ni kuri Imana nitugire neza, nitugire neza kugira ngo natwe tumenye abari gucikanwa iki twebwe twabamarira, abadafite icyo bafite. Wowe ufite bingahe? Ufite imyenda ingahe? Ufite imyenda nka 50, imyenda 100, imyenda 20, ukaba utagubona uko twenda tubiri bibiri se nibyo byanze, imyenda 2 igomwe kamwe. Ufite umufuka w'umuceri mu rugo, ufite umufuka w'ibishyimbo cyangwa ibiro 10 cyangwa 5, fataho niyo nusu ihe mugenzi wawe. Uwo muntu wananiwe kuva mu rugo, wabuze transport, umuntu wabuze uko yigenza, mufashe. Kuko iyo uri gufasha mugenzi wawe, uri gukorera Imana, uri kwerekana ko agaciro Imana yaguhaye, uri kugahisha mugenzi wawe. Ni ukuri numvaga mbakumbuye inshuti zanjye, nari mbakumbuye, ndashaka kutuzana agashya muri ino minsi. Njye nababwiye ko kuri Cano ya Shilohbarakar hacaho utuntu n'utundi mu bice bitandukanye. Kandi rwose ndashimira abantu baza bakama commentaire, bagasoma, bakama like, kuko yishyizeho like akana no kunzogera, ubu nteye inkunga. Njye nakunze kuvuga ko Cano nkifungura nabikoze bisa nkaho ari ibintu by'ibikino, kuko nari namenyere kuvuga ubutumwa kuri WhatsApp, ariko none YouTube nza ku buryo byabaye nk'ibintu bikino. Sinari nzi ko mbese ari ibintu umuntu ashaka kuba byakomeza, ariko byarakomeye, kandi ndakeka ko Imana izakomeza no kuntera intambwe ikangeza n'ahandi ntaragera, kugira ngo nkomeze kubana namwe, mukomeze kubona ibiganiro byanjye. Ndakeka ko namwe ari munkumbuye, nanjye nari mbakumbuye. Mureke dukore umurimo w'Imana, tuzi ko ibyo dukoze Imana izaduhemba. Njye ntabwo naguhemba, ntacyo nabasha kubona, nicyo mfite. Icyo mfite ni urukundo, ni umutima wo kugukunda, ni umutima wo kugutera ishyaka. Tugire ishyaka ryo gukora ibyiza, tukiri ishyaka ryo gukiranukira Imana. Reka kuvuga Imana mu magambo gusa, burya ntacyo byibena. Singeka ko n'Imana ibyinshi, ni byiza ko tuyivuga, ariko no mu bikorwa, bitari mu magambo gusa. Imana itugirire neza. Ndabakunda rero, Uwiteka nakomeza bishimire. Mukomeze munkurikire kuri Shilohbarakar,
ivugabutumwa bwo ibiganiro. Ushize nari natangiye gahunda yo guteka, mbona isa nk'ingoyeho gatoya, ariko Uwiteka azagenda ashoboza kenshi nkurikiza abantu babikunze. Ibintu bya dekorasiyo ushize nari ngerageje kujya mbibabwira, ariko nawe nta bantu hari benshi babikunze. Muramutse mujye mumbwira ibintu mwumva mushaka, kuko nagiriwe umugisha bwo utuntu two gukora n'intoki, ibintu bikoze n'intoki, ibintu bya dekorasiyo, ibintu byo guteka, ibintu byo kuganira n'abantu. Ubwo nari nyoza mu magambo simvuga menshi, ariko nkunda kuganira, nkunda urubyiruko, nkunda ibiganiro by'urubyiruko cyane. Uwiteka rero naduhana umugisha. Ni ukuri inkunga yanyu kuri njyewe ndayakiriye. Uwiteka duhana umugisha, kandi tuzakomeza kubana uko bwije n'uko bukeye. Basaba umugisha w'Imana. Shalom.